ubundi nk'umugore w'umukristo hari abagabo ugomba kwirinda. Mperutse kubwira abagabo bamwe mu bagore bagomba kwirinda. Rero nkawe nk'umugore w'umukristo, dore bamwe mu bagabo ugomba kwirinda, dore bimwe mu bintu ugomba kumenya. Ibi bikunda kubaho cyane, ngo umugore yahuye n'umugabo mu rusengero, yewe uwo mugabo bahuye azi kuba yavuga igitabo cya Zaburi cyose akakirangiza. Yewe iyo avuga uba wumva bisa nkaho ari wo wa mugabo wasengeye iyo ari kuvuga, ariko nyuma y'amezi 6 ugasanga wa mugabo niwe uri gutuma umukobwa ari marira, ndetse ukabona amara ibitotsi bye byose nijoro ari marira, ari kwibaza uti Mana, ese ari gute nisanze hano hantu? Kimwe mu gice giteye ubwoba kurusha ibindi, ntabwo aba yarigeze abona ibi bintu byose biba. Birashoboka ko ibi bintu ndi kukubwira ushoboye kuba wenda hari ahantu waba ubizi, cyangwa se akaba ari inkuru yawe, cyangwa se akaba ari undi muntu uri hafi yawe ibi byabayeho, kuko ibiba kenshi cyane. Hari amamiliyoni y'abakristo b'abagore uyu munsi bari mu nkundo, bari gukundana n'abantu, bari kubabuza amahoro bababaje, bari kubadindiza ku ntego zabo, yewe bakabadindiza no mu buzima bwo kwizera kwabo. Ndetse umugabo mubi ntabwo azaza agaragara nk'aho ari umugabo mubi ibintu bigitangira, ahubwo imwe mu ntego y'umwanzi ni ukubera ko iyo akuzaniye umugabo nk'uwo nguwo, mbere na mbere aza ameze neza, ntabwo aza kubura nk'ikimenyetso kikuburira, ahubwo azaza ameze nk'isengesho risubijwe. Uyu munsi urengeye kuba naguhishurira bamwe mu bagabo ijambo ry'Imana rituburira, nawe ubwawe rikuburira kutagomba kuzigera wemera. Ntabwo ari uburyo bwo kugutera ubwoba, ni uburyo bwo kugutegura. Reka mbere na mbere yaho, mbere gato manze ngusabe kugira ngo ujye muri commentaire ushimire Imana kubwo umenye ibi bintu, wishimire no kuba ukiri buzima no kuba Imana ikiri kukuburira. Gira uti Imana ndagushimiye kubwo umenyesheje ibi, kandi nanjye niteguye kukumvira no kukubaha no kuyoborwa n'umwuka wawe, mu izina rya Yesu Kristo. Reka duhere kuri umugabo wa mbere. Umugabo wa mbere rero umeze utya, abo tubita ngo ni the spiritually hollow man. Wa muntu ashoboye kuba agaragara nkaho ari umuntu wo mu by'umwuka, ari umuntu uzi gusenga, ariko muri we nta kirimo, ari hollow. Uyu ni wa muntu ushoboye kubuza ururimi rukoreshwa mu rusengero, akaba akubwira ati rega Imana yarambwira umugore wanjye. Noneho mwahura bwa gatatu ukabona agiye ku mbuga nkoranyambaga, kuri WhatsApp status cyangwa se Instagram, agatangira gupostinga imirongo ya Bibiliya myinshi. Ye muri make uyu nguyu ntabwo bafitanye umubano n'Imana, nta busabana bafitanye n'Imana, ntabwo bafite ubuzima bwo gusenga, no prayer life. Ndetse uyu ni wa muntu uba udafite no kwicuza ibyaha bye, nta mbuto z'umwuka. Burya Yesu Kristo yabivuze muri Matayo ibice byaho 7 umurongo wa 16 ngo muzabamenyera ku mbuto bera. Igihe yabivugaga ntabwo avuga ngo muzabamenyera ku magambo yabo cyangwa se ku byo bapostinga ku mbuga nkoranyambaga zabo, oya, cyangwa ibindi byari byo byose. Yarababwiye ngo muzabamenyera ku mbuto bera. Ese uwo muntu afata gute abantu iyo nta muntu uri kumureba? Ese uwo muntu abasha kwikosora gute? Yabashe gukosorwa asubiza ate iyo ibintu bitagenze neza? Rero izo nizo mbuto z'umwuka, nizo uzanasuzumiraho uwo mugabo. Umugabo ukoresha izina ry'Imana ariko kuguhatira kugira ngo mujye mu bintu umwuka w'Imana utabayoboyemo, ahubwo by'ibyaha. Uwo mugabo ashoboye kuba ayoborwa n'umubiri n'irari ry'umubiri ndetse n'umubiri we, ariko ukabona mu by'ukuri nyuma aje yiyambarije imyenda y'amasuti no kuba agaragara neza mu buryo buhambaye cyane no mu myenda ihambaye. Menya ibi bintu. Undi mugabo wa kabiri, umugabo w'umunyaburakari, the angry man. Imigani ibice bya 22 umurongo 24 aragira ati ntugacudike n'umunyamujinya kandi ntukagendane n'umunyaburakari. Ahangaha umvishe ko Bibiri bitubwiye, ntabwo Bibiri kubwe ngo gerageza kugira ngo ibyo by'umujinya ngo ukemure, ahubwo Bibiri yakubwira ngo ntukajye ugendana nawe. Ndetse ikindi, uyu mugabo ntabwo ari wa muntu ubura uburakari bwe ku tuntu duto gusa, ahubwo ni wa muntu wirakaza vuba. Uyu muntu rero azatuma ubwawe wumva nkaho buri munsi wagira ngo uri kugendera nko ku magi. Dore rero akantu ugomba kumenya, buri munsi ni wa muntu uhora agaragaza gusaba imbabazi, nyuma yaho yewe ashoboye no kuba yanarira kwinginga. Ariko uru rusobe ni rwa rusobe rutajya rurangira. Uburakari ntabwo ari ubujya bushira kuri we, ni wa muntu utajya yiha Imana, ahubwo ugasanga ngo yabitangiye kubihindura intwaro. Ndagira ngo ubwire ngo hano ntabwo
ubwawe ndagira nkubwira ko utari punching bag, ntabwo uri cya kindi bitorezo batera amakofi cyangwa se babwira amagambo buri munsi yabo ku mubiri cyangwa se mu buryo bw'amarangamutima. Imana kimwe mu bintu umupango wayo cyangwa se ikigambire ku buzima bwawe ni ukuguha amahoro. Undi mugabo wa gatatu, wa mugabo ujya ugutandukanya, akagutandukanya n'ibintu byawe bindi byose byari iby'umumaro. Reka banza ubyumve. Uyu muntu ashoboye kuzaza mu buzima agatangira kumva usa nkaho ukunzwe, waratoranijwe, yewe urudasanzwe, ariko gake gake akagenda agukuraho inshuti zawe ndetse akagukuraho umuryango wawe, yewe agatangira kugukuraho ndetse no kukurangaza mu byo gusenga n'itorero ry'Uwiteka. Ibyo ntabwo ari urukundo, ahubwo azaba ari kugukontorora. Umva icyo ijambo ry'Imana tubwira muri Yohana ibice byacu umurongo wa 10. Ati umujura nazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko ngeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Buri kintu icyo ari cyo cyose kigushyira kure y'umuryango, kwizera kwawe ndetse n'ibigushyigikira, iyo systeme ntabwo iri kuva ku Mana, kabone uko byaba ari byiza kose. Bishoboye kuba wumva uri gutangira, ariko umugabo woherejwe n'Imana azagusunika mu kukwegereza Imana, ntabwo azagusunika mu kukuvana ku Mana. Ni nacyo kizakwereka umuntu woherejwe n'Imana mu buzima bwawe. Ntabwo ari wa muntu uzaba uri kugukora ku Mana, ahubwo azaba ari wa muntu uri kugushyira ku Mana. Dore undi mugabo wa kane, wa mugabo uba udahari mu buryo bwo kugushyigikira bw'amarangamutima, the emotionally unavailable man. Uyu muntu aba ari hariya, ariko mu by'ukuri ntabwo azaba ahari mu buryo bwo kugushyigikira. Bivuze ngo umubwira ibintu byose ndetse ikindi ukabona nta kintu na kimwe ubonye. Ushoboye kuzisanga ubwawe ubabaye, hari ibyo ukeneye mu buryo bw'amarangamutima n'ibyumvo, ndetse ugasanga ijwi ryawe rikomeje muri make, aho ijwi ryawe rigukomeza riraho gusa ntabwo ryitaweho. Abefeso ibice 5:25 ni wa muntu utakumva. Aragira ati bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Buriya rero umugabo ubwe utabasha kugaragara mu buryo bw'amarangamutima ngo agufashe mu gihe muri gukundana, ntabwo ari wa mugabo uzahinduka mu kanya nk'ako guhombya ngo kubera igicaniro. Erega kubakana urugo ntabwo ari ibintu bikemurwa n'uko abantu bihannye cyangwa se hari ikintu kitarabaho. Buri ibyo bikwiriye wa muntu uba waraguhisemo, atari wa muntu ukomeza gushaka kukumvisha ko ugomba kuhaguma. Dore undi muntu wa gatanu, undi mugabo wa gatanu utagomba kuzegera nk'umugore wubaha Imana, wa mugabo udafite icyerekezo, the man with no direction. Uyu ni wa mugabo ashoboye kuba afite inzozi nini cyane, ariko ukabona nubwo afite inzozi nini, ukabona nta mugambi nta plani zo kugira ngo azagere kuri za nzozi ze. Buri mwaka ahora avuga ibitekerezo bishya, business nshya, yego icyerekezo gishya, ariko nta kintu na kimwe ajya akora ngo kimugeze imbere. Rero hari ukuntu amafaranga yawe, imbaraga zawe n'igihe cyawe bizakomeza guhora bishyirwa muri ibyo bibazo bye, ugasanga urasigaye. Imigani 18:9 haratubwira hati ugira ubute ku murimo we aba ameze nk'umuvandimwe w'umurimbuzi. Ku ijambo ry'Imana ritubwira uyu mugabo w'umunyabute nta kintu na kimwe yakugezaho, ndetse umugabo w'umunyabute wumvishe ko aba ameze nk'umuvandimwe w'umurimbuzi, umugabo wanga gufata inshingano z'ubuzima bwe. Uwo mugabo n'ubundi bizarangira n'ubundi ubuzima bwawe nabwo bugize imbagwe. Bivuze ngo wahamagariwe kugira ngo ube umufasha, ntabwo wahamagariwe kugira ngo ube babysitter cyangwa se uwo mugabo umurere nk'umwana. Ntabwo wahamagariwe kugira ngo uzabe umurezi w'uwo mugabo. Umugambi udafite discipline, urwo ni urusaku. Banza urebe ibyo uwo mugabo akora, atari ibyo avuga. Ese niba wenda umaze kuba wabona ubu bwoko bw'abagabo batanu bw'ijambo ry'Imana ribisobanura n'ubwenge bwose buri kutuburira buva ku Mana, ukaba ubonye uyu mugabo mu buryo bw'umwuka w'umutekamitwe, udafite ikintu na kimwe kirimo utihana, umunyaburakari, wa wundi ugutandukanya n'Imana n'umuryango n'inshuti, kandi nta kintu kizima kirimo, umugabo utagushyigikira mu buryo bw'amarangamutima, the emotionally unavailable, ndetse umugabo udafite icyerekezo. Nutangira kubamenya abo bagabo, uzatangira kumenya ko ntabwo ari ukubaka urukuta gusa, ahubwo ni uburyo bwo gushyiraho ingamba.
umugore wamaze kumenya agaciro ke muri Kristo Yesu aba afite uburenganzira bwo kurinda ubuzima bwe. Birashoboka ko ushobora kuba uri kureba iyi video waramaze gukererwa cyangwa se uri muri urwo rukundo uri kumwe nawe ukaba ubirimo, ugatangira kumenya ko uyu mugabo ari umugabo muri kumwe ameze nk'ibi byose nkubwiye hano ruguru, ukavuga ati ibihe nibyo ndimo. Mbere na mbere banza umenye ibi: Imana ntabwo irarangizanya n'inkuru yawe. Ikindi, Imana ni umuhanga muri bya bintu bidashoboka nayo ikabishoboza. Imana yatandukanije inyanja itukura, yewe ifunga umunwa w'intare igihe Danieli yari mu rwobo rwazo. Ndetse ikindi, Imana ishoboye guhindura ibyo bihe urimo, cyangwa se ikaguha imbaraga, ikaguha gusobanukirwa kugira ngo ufate imyanzuro ikomeye wari umaze igihe kinini uri kwirinda gufata. Ntabwo uri mu gatego, ahubwo nta nubwo urajya kure cyane, nta nubwo urababara ku buryo utagarukira Imana. Niba ukiri single ugitegereje cyangwa se ukiri gufata umwanzuro, rinda ibyo bihe urimo hakiri kare. Niwemerere kutihangana kwawe kuguhatiriza kugira ngo ujye mu maboko y'umuntu Imana itigeze kwemerera. Muri Zaburi ya 37 umurongo wa 4 haravuga ati kandi wishimire Uwiteka nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba. Delight yourself in the Lord and he will give you desire of your heart. Rero akazi kawe ntabwo ari ugushakisha umugabo ukwiriye, oya, akazi kawe ni ugushakisha Imana ukayizera, maze ibikurikira akaba ari izabikora. Umugabo ukwiriye ntabwo ari wa wundi uza ngo aze atangire kunyeganyeza kwizera kwawe, ahubwo azaza akomeza kwizera kwawe. Niba iyi video yakuvugishije akaba ari yavuganaga nawe, yisangize buri mugore wese ukeneye kuyumva. Ishoye kuba atari wowe uyikeneye gusa, ahubwo hari n'undi muntu uyikeneye. Imana ikaba nawe yamuvugisha biciye mu butumwa muhaye. Niwibagirwe gukanda like na subscribe kandi ushimira Imana uvuga ngo ndagushimiye Mwami Yesu kubwo ukomeje kutuburira no gukomeje kumenyesha. Imessage ntabwo ibikugezeho mu buryo bw'impanuka, ni Imana ibishaka kuvugana nawe. Burukobanye ubutumwa nk'ubu ngubu ntukabwihererane. Kwizera kwawe ntabwo ari ikibazo, ahubwo umugabo ukwiriye ni wa wundi Imana n'ubundi yagugeneye, kandi uwo mugabo ntabwo azaza asa nk'aho ari kugusunikira kure y'Imana. Imana iguhe umugisha w'abanye nanjye.